Dusuhuze tubona ikaze kuriya ku munsi YouTube channel nk'uko muri mifotora ubu ngubu hari update y'imyanya myinshi ushobora gukoraho application kugeza ubu ngubu rero mifotora kuri uyu munsi wa nyuma w'umwaka wa 2024 biri kugaragara yuko system ifite abantu 70 cyangwa se ifite imyanya position imyanya y'akazi 70 muri yo rero nkaba ngiye kubereka iy'ingenzi ishobora kubafasha ushobora gusoza umwaka wa applyinga neza kandi ikaba yakugirira umumaro. Izi poste zose muri kubona zifite umuntu umwe zo mu karere ka Karongi ni poste zikenera umuntu umwe ariko kuri Karongi administration cyangwa se land administration bakenera abantu babiri. Hano nawe konseye gukora application niba warize ibijyanye na geography cyangwa se public administration, administrative science, law, bachelor degree in land administration na rural settlement. Aha ngaha wahita ukora application abantu babiri ni benshi. Hanyuma rero aho nshaka kubereka no ku mwanya wa health and sanitation officer mu karere ka Karongi bakeneye abantu 10. Aha ngaha rwose umushahara mbumbe 183 ugitangira akazi niba warize rero ibijyanye na bachelor degree in environmental health science ufite cyangwa se bachelor degree in clinical psychology, bachelor degree public health, advanced diploma in environmental health science cyangwa se advanced diploma in public health, kora application none rwose. Hanyuma ubundi wibonera akazi ujye mu mafaranga 243 mu gihe cy'ukwezi buri kwezi. Hari n'indi myanya rero ya secretary and customer muri Karongi district. Iyi nayo uramutse ufite advanced diploma in secretary studies, bachelor degree in public administration, administrative science, sociology, management, communication, advanced diploma in office management, bachelor degree in marketing cyangwa se bachelor degree mu bijyanye na social work. Nahangaha ndagukonseye guhita ukora application kuko imyanya 8 yose ni myinshi cyane. Hanyuma rero hari n'indi myanya ijyanye na executive secretary mu karere ka Karongi bakeneye abantu 3 nk'uko muri kubibona. Akaba ari poste zo ku bugitifu bw'akagari naho ushobora gukora application. Yes, ushobora gukomeza ukamanuka health and sanitation. Murabona ko imyanya ijyanye na health and sanitation ni imyanya myinshi cyane yaje ku isoko. Aha ngaha n'abakonseya kuba mwakwa applyingaho cyane. Ku mwanya wa cashier bakeneye abantu 12. Cashier reka turebere hamwe turebe ibisabwa. Yes, kuba ufite AD muri accounting cyangwa se ibijyanye na kamaso AD hano mwapplying imyanya deadline muri kuri itariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere 2025. Mwapplying ku mwanya wa accountant AE muri Nyamasheke. Mwapplying murabona ko hari imyanya myinshi. Data manager A1 A0 muri Nyamasheke. Mwapplying naho murabona ko deadline ni ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Hanyuma twibonere akazi rwose. Ushobora no kujya kuri mifotora rero ugasura mu mwanya wa cashier abantu bize bafite cashier bize accounting cyangwa se za kamasho muri secondaire. Murabona yuko hariho imyanya myinshi yanyu mushobora gukoreraho application cyangwa se ababize na data manager nabo murabona yuko hariho amahirwe menshi. Cashier ziri kugenda zikomeza zigaruka rero. Twabararikira rero gukora application kugira ngo byibuze mubashe kuba mwabona amahirwe yo kuba mwatsindira akazi. Ciao rero. Iyi ni Ako Munsi. Kora subscribe ndetse usangize n'abandi video tubagezaho.